ese wari ubizi ko Imana ishaka kuguha umugisha udasanzwe ibanza kuguha ibimenyetso bisobanutse? Ikintu kibabaje cyane ni uko abantu benshi batabimenya, bahagarika imitima batekereza ko amasengesho yabo atigeze asubizwa. Nyamara mu by'ukuri Imana ibiri kubategurira kwakira igitangaza gikomeye. Niba wari umaze igihe kirekire utegereje igitangaza, ubu butumwa ni ubwawe. Kurikira witonze, kuko niwibonaho ibi bimenyetso mu buzima bwawe, bisobanuye ko Imana iri kugutegurira kuguha ikintu gikomeye. Tekereza kuri Yozefu, yari afite inzozi zikomeye, ariko mbere y'uko zisohora ubuzima bwe bwabaye nk'aho burangira. Yaragurishijwe mu bacakara, arabeshyerwa bigera n'aho ashyirwa muri gereza. Nta kintu na kimwe mu by'ukuri cyasaga n'umugisha mu buzima bwe, ariko byose byari ukumutegura. Imana yari iri kumwerekeza mu mwanya ukomeye, nubwo atari ko byagaragaraga. Birashoboka ko ari nkabyo biri kukubaho nawe. Mbere y'umugisha udasanzwe kenshi habaho igihe kigeragezwa, ishyirwa ku murongo ndetse n'impinduka zitunguranye. Ni ibihe bimenyetso rero bigaragaza ko Imana igiye kuguha umugisha? Ikimenyetso cya mbere ni ibigeragezo byisukiranya. Mbere y'uko haremeka igitangaza haza intambara. Niba umaze igihe uhura n'ingorane, uhura n'abantu bakurwanya cyangwa bagusubiza inyuma, ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umwanzi ari kugerageza guhagarika imigisha Imana iri gutegura ku buzima bwawe. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 na 3 aravuga ngo, bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Havuga ko nimugubwa gitumo ari amahirwe akomeye cyane yo kwishimira, kuko muzi neza ko iyo kwizera kwanyu kugeragejwe, kwihangana kwanyu kuba gufite amahirwe yo gukura. Mu cyimbo cyo kureba ingorane nk'ikimenyetso cyo kuguhagarika, zirebe nk'amahirwe agufasha kugera ku kintu gikomeye. Ikimenyetso cya kabiri, bimera nk'aho Imana yakuretse. Rimwe na rimwe mbere y'uko Imana iguha umugisha, irabanza igakura abantu bamwe mu buzima bwawe. Bishobora kukubabaza, ariko ni ngombwa. Ntabwo ari buri wese ushobora kugana ahantu Imana iri kukwerekeza. Imana igutandukanya n'abantu kugira ngo ikurinde. Niba imibano wagiranaga n'abantu yarahagaze, hakaba hari imiryango ubona yifunze, ndetse ushobora no kuba wiyumva umeze nk'uwatawe, wicika intege. Yesu ubw'inshuro nyinshi mu ivugabutumwa rye, mbere y'ibikorwa bidasanzwe yaragendaga akava mu bantu akaba wenyine. Imana ishobora kuguhamagarira kuba mu gihe cya wenyine kugira ngo igutegurire kwinjira mu bigiye gukurikiraho. Ikimenyetso cya gatatu ni ukumva usonzeye, gukura cyane mu mwuka, kugira inzara yo mu mwuka, kumva muri wowe ufite icyuho mu buzima bw'umwuka ukeneye kuzuza. Ushobora kwiyumvamo ko hari ibintu biri guhinduka mu buzima bwawe, ariko utabasha gusobanura. Roho yawe irabyumva neza ko hari impinduka zidasanzwe zigiye kuba muri iki gihe, kandi ushobora kumva utagikunze ibintu bimwe na bimwe byagutwaraga umwanya. Ushobora kandi kwiyumvamo imbaraga zigusunikira kurushaho gusenga, gushaka Imana kurushaho, ndetse no gutera intambwe mu kwizera. Iyi bari Imana iri kurema ikintu gishya mu buzima bwawe. Yesaya igice cya 43:19 aravuga ngo, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nzatembesha imigezi mu kidaturwa. Igihe uri kumva izi mpinduka, icyo usabwa ni ukuzinjiramo ukazakira. Ikimenyetso cya kane ni ugufunguka kw'imiryango mu buryo utari witeze. Amahirwe utigeze usaba atangira kukwizanira. Kugirirwa neza biragukurikirana. Ibintu bitangira kwishyira ku murongo mu buryo utigeze utekereza. Iki ni ikimenyetso ko imigambi y'Imana igiye gusohora kuri wowe. Imigani 3 umurongo wa 5 n'uwa 6, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, ntiwishingikirize ku buhanga bwawe. Wemere ubushake bwe mu byo ukora byose, nawe azajya akuyobora aho ugana hose. Iyo Imana ari iri kuyobora, ntukwiye guhatiriza ibintu by'ubwabyo birikora, gishyira mu mwanya. Niba uri mu buzima burimo bino bimenyetso, ntugire ubwoba. Birasobanura ko vuba cyane ugiye kwakira umugisha udasanzwe. Komeza wizere, uhagarare utanyeganyega.
Imana iri gukora nubwo utabireba n'amaso, ariko mu isi y'umwuka hari kuremeka ibintu bidasanzwe. Andika amena muri komenti niba ufashijwe n'ubu butumwa. Niba kandi utarakora subscribe, yikore utazacikwa n'ubutumwa buhumuriza imitima nk'ubu ngubu. Like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi.